icyo rero kuri weather ikivuze i Burayi n'ikivuze muri Afurika biratandukanye nubwo weather ari imwe, ariko impact igira. So, kuri bo bafite inyungu impamvu nyinshi zo kwikurikirana. Look at Hurricane Katarina. Yaje batuguyica abantu benshi cyane. Hamwe n'ibyo byuma byose n'izo sitasiyo zose yewe n'izo mu kirere. How the weather behaves, uko ikirere cyitwara biratugoye cyane to predict muri science. Ariko hari ibyo tubona kandi bikabyara amakuru ya nyayo. Hari ubwo amakuru yo mu kirere aza akaba amakuru waya predicting uko biri bugende bigahinduka bikaba byo. Hari ubwo rero biba byo cyane, hari ubwo ikindi gihe reka bavuga bati imvura nyinshi iragwa cyambwe tukabura n'igitonya. Ariko nanone ubuvumbuzi bugomba kurenga ikoranabuhanga mu itumanaho cyane rwose. Hakaza ibintu byinshi. Hari proje yo kuvanga umuntu n'imashini. Iyo proje igeze kure. Kuri ngo bashyize kuvanga umuntu n'imashini akaza ari half human half robot. Tukinihansinga ubwonko bwawe. Yavuga tubishe Rimwe. Biriho birakora. Japan biriho birakora, Singapore biriho birakora, mu bihugu byinshi biriho birakora, no muri Amerika barabikora nuko babibahisha, ariko barabikora. Abasirikare benshi bari enhanced uburyo muri communication mu mutwe we chip hari rira communicating na satellite aho uri hose. Nta nubwo wanagambana bahita babibona. Uzi ngo buri smart muri iki gihugu, very smart in philosophy, ibintu byose byumva biroroshye yuko ukene. Somebody who is dumb stupid yakakira kandi akanagutegeka. That's the effect of education system and capitalism. Iyo bihuje ntabwo ushobora kuba umuhanga. Kuko urebye n'iterambere n'ibi byose dukora ubona umukire waguhaye akazi ashaka akazi ukora ntabwo ari uko avaluinga your input. Ndaguha urugero ku maradiyo mu Rwanda, noneho reka ngarurike iwacu. Abantu barekrita ngo bagira audience ikurikiranye ibyo bavuga. It's bullshit. It is selling. You see, it is selling. So it's not value addition. We are looking for customers. Ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo uyu muntu arazana iki on table cy'ubumenyi icyo yakungura society. Oya, uyu muntu naho gusa yakora ikiganiro cya call in kubwira buri muntu ngo aririmbe. Just a call in ko abantu byibuze abakozi bose bo mu rugo n'abanyonzi n'abandi bantu bari we bumva. Kuri we iyo mibare ya listenership nayiteranya nkagira ikigo akagaragaza ubureka cyangwa RDB publicity bayimuhereza. So, ni inyungu. Ni inyungu kandi uburyo duharanira izo nyungu we go as far as naho wowe wakwitesha agaciro ariko we bimuzanira inyungu. Naho wajya on radio cyangwa TV you take off your pants ukambara ubusa ariko aba viewership bakabeje akunguka wowe ugahasebera ntacyo bimutwara. Abantu bakakunyuzamo ijisho ko nta kintu kibereyemo ariko amafaranga akaza. Uzi ibi bavuga byatenga by'urubyiruko gushyira ubwambure bw'ubusa bwabo n'amavideo ni ikintu kimwe gusa. Aremera to sell the dignity for money. Umukobwa wegira akaba ariwe ubyishyirira hanze kandi akaza kubera ko turi muri society conservative akazana uburyarya buvuga ngo ababikoze Imana izabahana iki kandi abirimo.
mwaramukanya amahoro y'Imana abakunzi ba One Nation Radio, radiyo ya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora. Turi hano kuri Grand Legacy Hotel, turi kumwe na expert Bob Mugabe. Kiriri y'ibikabyo byihorera biri kumwe na Mugabe nyene kabaye igihugu akwaruze kamanzi wandahiriwe yanene mutsobe cyane. Nukuri urakoze cyane, ni byiza kubana nawe Mugabe. urakoze cyane Kandi reka mbikure ku mutima nkwifurize ukwezi guhire kwa 9 twatangiye kugezemo mu minsi 3 Nzeri ukwezi kwa Nzeri. ibihe byarahindutse ubundi muri Nzeri imvura yabaga igwa none nta ariko nabonye batangije igihembwe cy'ihinga nuko bayizeye, kandi nasuye abantu bamwiteganya gihe basigaye bafite ibyuma bikomeye cyane byegeye imbere. oya urumva bari abantu bamwiteganya gihe cy'ubwami twagiraga abantu basize hano niba munyumva neza. Igihe cy'ubwami twagiraga abantu bitwa abavubyi. Imvura yabaga yarabuze bakajya kubashaka bakabatura bakabazana iki rimwe bakabatumiza ibwami bakabengera inzoga bakabakorera ikirori, abavubyi bateranye bakavuba imvura ikagwa. Barayihamagaraga ariko abahari ubu ngubu ntacyo bakora, bameze nka chemistry, nta gihinduka, ntacyo barema. Bo bavuga bareba ibiri mu kirere bakagena icyo biri butange, bafata ibyuma bigapima imiyaga bigapima iki. Ariko biriya nabyo ntabwo biri precise. Urumva nko ku ibyuma byabo bikoresha tekinoloji z'ubwoko butatu. Tekinoloji ya mbere ni mu gihe imvura yaguye, noneho ibipimo by'imvura bakabipima kuri milimetero. So like putting out here akantu igitonyanga cyajya kigwamo milimetero zigana bakagena ubwinshi bw'imvura. Cya kabiri tekinoloji yabo no kwitegereza ibicu n'umuyaga bakapredikitinga icyo biri bubyare. Cya gatatu ni gukoresha satellite imagery, uhuze humidity, ubushyuhe buturuka mu butaka, urebe umwuka uri munsi y'ibicu no hejuru y'ibicu kugira ngo ushobore gupredikitinga ibiri bube. Ibyo nabyo donc bafitemo tekinike nyinshi bakoresha muri izo nzira eshatu mvuze, ariko inzira eshatu banyura nizo, ibindi ni ibikabyo. Ariko njye nagiye kubasura Mugabe, basigaye barahinduye. Kera babonaga amakuru buri saha, kuri ubu ngubu bafite ibyuma bibasha gukabuta amakuru buri minota 6. Ntabwo byumva aya makuru bakuye ku byuma, bafite amasitasiyo menshi yuzuye igihugu cyose. nta kibazo y'amasitasiyo akora agenda nyine akabuta amakuru ashobora kugena uko ibintu bishobora kugenda mu minota iri imbere cyangwa amasaha. Ariko urumva nawe ngo ubyishe, urumva barakubwira ngo babona amakuru buri minota 6, buri minota 6 ko kandi aturutse muri ayo masitasiyo. Ikibazo kiri tekinoloji ikoreshwa muri izo sitasiyo, uburyo zitanga ayo makuru y'ukomeza kuririmba amakuru, data iri accurate ni iyi. Izo tekinoloji nizo nakunyuriyemo magambo make. Ntacyo icyo ndacyemeye, gusa hari icyahindutse kuri tekinoloji nazo ntabwo ziri precise. Ndaguha urugero, reka tujye no muri Amerika mu bihugu biteye imbere. Urumva muri Amerika ikintu gikomeye cyane niyo uvuga amakuru uri umunyamakuru ugomba gushyiraho segment ya weather. Exactly. Kubera yuko weather kuri bo hafi buri minota 30. kandi kubera ko kuri bo weather ntabwo ari ikibazo cyo guhinga no kugira, ni ikibazo cyo kuvuga ko hashobora gukonja, hashobora kuza imiyaga iremereye igasenyera cyangwa ikica abantu, cyangwa se hashobora kuza umuriro utunguranye. So weather kuri bo it affects them directly. Twebwe rero muri Afurika iri munsi y'ubutayu bwa Sahara, actually hafi Afurika yose ifite weather iri tropical,
it is more stable. Temperature yo mu Rwanda ihora hagati ya 25 na 28. cyakabya ni 30 kandi nabwo ni gake. Nabwo ni gake gashoboka. N'ahantu henshi ibice byinshi bya Afurika. Iyo hakonje ni 19. Nabyo hakonje 19. Icyo rero kuri weather ikivuze i Burayi n'ikivuze muri Afurika biratandukanye nubwo weather ari imwe, ariko impact igira. Kuri bo bafite inyungu impamvu nyinshi zo kwikurikirana. Look at Hurricane Katarina. Yaje batuguyica abantu benshi cyane. Hamwe n'ibyo byuma byose n'izo sitasiyo zose yewe n'izo mu kirere. How the weather behaves, uko ikirere cyitwara biratugoye cyane to predict muri science. Ariko hari ibyo tubona kandi bikabyara amakuru ya nyayo. Hari ubwo amakuru yo mu kirere aza akaba amakuru waya predicting uko biri bugende bigahinduka bikaba byo. Hari ubwo rero biba byo cyane. Hari ubwo ikindi gihe ekareka bavuga bati imvura nyinshi iragubwana cyambwe tukabura n'igitonya. Reka tudatude cyane mu bya weza, gusa ni ikintu gikomeye cyane abantu bakwiriye kumenya kuko ikirere kirafasha. Abantu bo muri Meteo Rwanda bavuga ko amakuru batanga nta nubwo akiri amakuru ashingiye ku bantu gusa, ajyana n'ab'imyubakire, ajyana n'ab'ubuhinzi, ajyana n'ab'ubworozi, ajyana n'igenamigambi ryose rishobora kuba ryapangwa ku gace runaka. Barabanza bagakonsultinga abantu bo muri weather forecasting. Ibyo nibyo bifuza. They are making themselves so important. Ku bintu bitari ngombwa. Tuvuge yuko inzego zigukonsultinze urabaha ayahe makuru. Erega ikibazo gihari ntabwo ari ikibazo y'uko Meteo Rwanda idakora. Irakora, ifite n'abakozi b'incabwenge bize ahantu heza, ariko na data barazifite. Sitasiyo zirakora, but which kind of data? Rega ikibazo kiri kuri data. Barabasure hari ukuntu habaho ikintu cyo gutwara ibintu muri rusange. Nuvuga ngo urwego rwa Meteo Rwanda ukuntu twakuze tutarwizera, batanga amakuru ari inaccurate. Ariko we have to change that narrative. Ibintu byarahindutse. Nanjye I was like you. I went there. Hari change yabaye hari ahantu kandi ikomeye cyane. Mugane wawe. Harimo improvement. Bafite makuru ya satellite cyera ntayo bagiraga. Bafite station zikubye hafi inshuro 100 mu gihugu cyose zigenda zikabuta amakuru kugira ngo zongere accuracy. Erega icyo bintu tutumvikanaho ni kimwe. Ushobora kugira ibyuma, ukagira n'inyubako, ukagira abakozi bambaye amakaruvate, ukagaragaza yuko ari narrative. Nk'ubu wowe washyize mu gatebo k'abantu bafite ikibazo cya narrative mbi kuri Meteo Rwanda. Muyishyira mu isura ya kera kandi yarahindutse cyane. By the way, nta nubwo bindeba bya Meteo Rwanda. Ndiho ndareba Meteo ku isi yose. Nobody is accurate. Nobody is accurate actually. Ariko you have to be close to accuracy. Nicyo bavuga. You don't have to be 100% accurate, ariko at least. If you are not accurate, what are you doing? Even the science is not accurate. Science is accurate. Isigamo 0.000%. Iyo niyo bita margin of error. Ariko margin of error ntabwo yabura hose. Muri Meteo ku isi yose ntabwo ari gutyo ikora. Meteo ni prediction bishingiye ku bimenyetso, kandi ibyo bimenyetso bihindagurika. Ikirere kirahindagurika, imiyaga irahindagurika, ibicu bimwe biragenda. Ibyari ibicu, urumva wowe hari ibintu wibwira yuko ari gutyo ntekereza, ariko si gutyo. Igicu gitanga imvura cyitwa n'imbasi. Ni igicu cy'umukara. Kugira ngo gitange imvura nuko umuyaga habamo ubushyuhe n'ubukonje buva muri cya gicu bishobora kugira aho bihurira, noneho umuyaga ukanyuramo ukabyara friction. Ni ya mirabyo cya gicu kigaturika, noneho kikabyara imvura.
ibyo ngibyo kugira ngo ubone siyansi ivuga iti ibi bintu niko biri bugende uyu munsi birakomeye cyane. Ni ahantu bihuriye na Meteo Rwanda no guhindura isura yayo. Iyo ni propaganda, ni PR. Nakubwiye ngo niba amatsunami atungura n'abazungu bafite ibyuma banabyikoreye bazi n'izo tekinoloji, who are you to sit here in Kigali and tell us that you are closer to accuracy? It's a lie. Ariko bariho baragerageza, hari ibyo bakora. Hari ubwo nyine umuntu agira gutya akagwa ku ijambo. Erega siyanse y'iki, ama natural disaster, siyanse am earthquake, fata nk'urugero muri Japan, ntibajya batangaza ko ziri bube kandi babibonye. Buretse wijyana Japan, siyanse y'ikirere niyo igoye cyane. None se hariho abapilote bazi gutwara indege bamaze n'imyaka hafi 20 ariko indege atwaye ikabura. Za satellite zireba mu kirere, zireba no mu butaka, zose zikayibura. Actually ku cyo cya aviation n'abantu bo muri bo ku kibuga cy'indege bakoresha amakuru ya Meteo kugira ngo bumve value bafite. Babanza kuba consulted kugira ngo bagurutse indege. Ntago bivuze ko nta ndege ishobora guhura na turbulence mu kirere. Ibyo ni ibintu bya danger se. Nose uratekereza yuko Meteo ibicaniwe muri aviation? Erega ikibazo tumva, umusaza watangiye iriya Meteo kwivugurura twarakoranaga mu Air Force. Ibintu bya Meteo ndabizi. Ntabwo ari ibintu ngo gendera muri public opinion. Oya, ndabizi. N'uburyo rada ikora. So rada ikorana na Meteo kugira ngo bagaragaze ku kibuga niba ushaka guteka off cyangwa kurandinga no kumenya ikirere cy'u Rwanda uko kimeze uwo mwanya, bakakwinforminga. Ikibazo cy'ikirere gihinduka at any time kitakubwiye. Ibizagaragara yuko Meteo Rwanda itagiye kuba efficient mu gihe bashobora kutubwira inkangu itari yabo. Abantu bakitegura. Bibiri iravuga ariko nyihanganira gato. Erega mbafite n'ubu ngiye kurangiza ijambo. Nje nukukuba wowe kuvuga ngo Meteo izakomera ari gutanga amakuru efficient adeteguza inkangu itaraba, kandi they did already. Nenge kugurira rwaho babikoze. Hari imvura yari kugwa mu kwa gatanu, baravuga ko izaba yikubye yaguye mu mwaka wabanje, kandi yaguye mu mwaka wabanje yatumye haba ibiza. Barakurekirise kugira ngo ubafashe muri PR. Ariko ngiye mbonye abatekinisiye baho tukiganirira nk'uko mbaza ngo uzaze tujye nabo bazaze bansanga. Kuki wumva ndinse nangufise? Now ikibazo aho kiri niki, ubumenyi utekereza ko mfite muri Meteo cyangwa ubumenyi buke utekereza ko mfite ntabwo ari byo. Cya kabiri, ngiye ntekereza ko ufite ubumenyi buke. Buretse gato, kuko wavuze ngo nanjye nakuze mfite iyo myumvire ya kera. Ariko reka ngubwire iki, it's okay. Reka ngubwire. Bibiri iravuga ngo, ndagukunda cyane ngeze muri Bibiri. Bibiri iravuga ngo umugombozi iyo ariwe n'inzoka ntashobore kwigombora, ubwo bugombozi bwe buba bukimaze iki? Ariko byasobanurwa. Uri urumva neze yo mbere yuko utangira kumenya interpretation. Umugombozi ubundi abashizwe kugufasha kugira ngo inzoko yakuriye ubumara bukuvemo. None umugombozi ariwe n'inzoka anariwe kwigombora, ubwo bugombozi bwe buba bukimariye. Zababaze sitasiyo ya Rusumo. Yigeze gusenywa n'imvura. Sawa ngaho na sitasiyo ya Rusizi byayibayeho. Nayo byayibayeho. Na sitasiyo ya Rubavu byayibayeho. Isenywa n'imvura. Yabuye kubitanga amakuru yo gukumira iyo mvura hakiri kare. Nabyo byibuze ibyago bari bayafite, bari kurinda ibyuma byabo. Ariko imvura iraje. So ubwo se uzubwira iki? Ntacyo kuvuga cyane. Ndetse wazubwira iki? Barashimwe n'abakiri.
reka umugabo nyihanganira rwose pe ibya ariko Meteo wumvise logic nayumvise oya wumvise cyane twarasabye ariko cyane twavuze nyerakisobanura ukundi none si inzoka yakuriye ugacika intege ntubashe kugira uko ubona imiti yo kwigombora ubwo wakigombora utucira undi muntu ugombora ukubona imiti umuntu surgeon yakibaga akeneye ko babanza kumutera ikinya generale Bibiliya ntabwo ivuga umuntu surgeon ni urugero nguhaye oya iyo ni metaphor ntabwo ruhuye that is a metaphor Bibiliya iri specific iravuga ku mugombozi ariko nawe utangiye urugero ku mugombozi uvuga ntuze uvuga Meteo nanjye ngo hari umuntu surgeon yakibaga niyishizwe kuturinda ibiza kuturebera mu kirere no kumenya ibintu bihari n'ibiza no isengwa ubwozi bwo hazu buganye hariya reka ya Meteo rwanda tubishyire ku ruhande Meteo bibaye ikiganiro bazaze twiganirire bazaze nagutumirira dede yitwa Gahigi ego Gahigi turaziranye Imari hari ikibazo wibwira yuko mfitanye ikibazo na Meteo y'u Rwanda nta kibazo mfitanye ikibazo na Meteo ku isi yose it's never accurate and not even close to accuracy nka prediction y'imvura Meteo Rwanda ikora nanjye ndabikora imvura iri bugwe hirirwa ubushyuhe bwinshi nanjye nkabimenya iyo bavuze ko iri bugwe yuko igipimo cy'ubushyuhe kigaragaza ko imvura ishobora ngo ibicu bihari bishobora gutanga imvura mu gihe cy'igicamunsi I can observe numbers I can predict ubushyuhe buhari ntabwo wapredicatinga mu minsi 10-20 iri imbere kandi do that iminsi yo kwera imbere na CNN irabikora ariko irabeshya buga warakoze cyane bahisha uzi ikintu bacungiraho tekinoloji bakoresha public ntabwo yize inaccuracy yayo sasa bakihisha mu kintu cya protocole n'ikoranabuhanga ariko mu by'ukuri ikirere cyarabayobeye bagashyiramo amajagoni na technical terms bakerekana ibyuma bakerekana satellite bakerekana ikintu cy'ikidishi kigara gutya bakakwereka station bagakora kuri computer ukareba ibico birimo kumuvinga n'imiyaga igenda kuvuga uti ibintu birakaze it's bullshit ikirere kirabareze hari ikintu urabona jewe I'm a believer of science okay ariko siyansi y'ikirere irimo ibibazo tutarabonera ibisubizo kandi igihe ntekereza kugira ngo tumenye neza kino kirere biradusaba kumenya uko iyi si iteye turagomba kujya munsi kumenya ibiri mu kirere gusa kujya mu butaka no mu mazi niyo mpamvu nk'ubu urabona ukwezi aho kuri kumuvinzeho guhunga izuba aho santimetero 5 kwigira guhunga urabona ukwezi kuzenguruka isi yego ariko aho kuri kwigiye inyuma byibuze santimetero 5 ibihugu byinshi byarengerwa n'amazi uzi kugira ngo amazi y'inyanja uzi bibiri bya gatatu by'ubutaka buri ku isi ko ari amazi ni ukuvuga amazi afite ari ahantu hanini cyane ku isi kureza ubutaka ukwezi mu kintu kudufasha ni ukugira ngo inyanja zigomba aho ziri n'ibiyaga bigomba aho biri tutarengerwa kandi ukwezi gukoresha izo santimetero 5 kutwegera isi yabo ubutayu y'amazi yakama noneho n'amazi yakama ndagira ngo ngubwire ikibazo gihari nawe satellite zose barata zo muri Meteo ziri kuri 15 centimeters uvuye kuri atmosphere y'isi ni ukuvuga ugeze aho isi iherera tuvuge ni gahano ugenda 15 centimeters uvuye ku isi ntabwo binjira mu yindi atmosphere kugira ngo satellite ishobore kuzenguruka kuri gravity y'isi ni ukuvuga igomba gukora against the gravity kugira ngo ishobore kuzenguruka ikabuta ayo makuru ni uko ijya hafi y'isi kuko niho bashoboye abantu bumva ngo bari kuri space ngo space station 15 centimeters from the layer of this planet so what are you not the layer of the planet kuri jewe ntabwo ihagije gutanga amakuru niyo mpamvu SpaceX irira venturinga kumenya ikirere ariko iriho irohereza ikiri kigendajuru none imaze gusubika inshuro ya gatatu cyo kigomba kujya munsi mu butaka
SpaceX ubwo urabara iya Elon Musk wo mu Yego, rwego. yego. ariko urumva afitemo imigabane ntabwo ari iye ku giti cye yose. Bafite ahantu arivuga ariko niba ufite amashares ahenze niwe menshi. Ibyo wenda tuzabisobanura ukundi, ariko isi yo abantu bayifitiye amakuru make. Simbizi nimba abantu barabaye abanebwe batagishaka gukora ubushakashatsi, kuko nk'ubushakashatsi n'ama inventions abantu bakigenderaho uzi ko ari aya kera muri za 70, muri za 30 no muri za 800. ariko icyo gihe nibwo abantu batekerezaga. Hari amakuru nuvuga ngo ejo bundi hari ubwato bwaguye bagiye gusura Titanic, barabubura ariko nyuma baza kubona abantu bapfuye. Nibwo batangaje ko abantu bapfiremo harimo billionaires, harimo aba billionaires n'abana babo bafite amakuru menshi ku kwezi kuruta bafite mu ndiba y'amazi. none se utafite amakuru kuri iyi si. Ubundi mu nyanja nicyo gice gifitemo amakuru make cyane. nk'ubwo iyo bagitangira gukora ubushakashatsi munsi y'amazi, kureba ibimera biriyo, ibyo dushobora kurya, aho dushobora kuba, no kumenya iyi si. Hari ibintu amakuru make tuzi twese, abishe geography, abateye imbere bakagira ibyo bigaho muri chemistry, no muri kumenya amasoil, tukamenya ko harimo umuriro, hari umuriro, hari amazi, hari iki. Tuzi n'andi ma planet ari munsi yacu, ariko mu by'ukuri tuno uko iyi si ubwayo, iyi planet Earth imeze, biratugoye cyane muri siyansi. kandi nyamara tumaze kobuzavinga, dufite amakuru bamaze kobuzavinga mu birenze imyaka 5, mubuzavinga bareba planet yitwa Mars imeze ite. Bobuzavinga ibaze kobuzavinga na Jupiter. Jupiter 90% is gaseous. N'urubura. Gas. Gaseous, never gaseous, yeah. Ubwo no kuvuga iri close ku zuba. Izuba buri 100% riri gaseous ya helium. Niyo mpamvu ishobora kuduhereza urumuri. Twije muri physics. Okay. Impamvu izuba rikoresha gaze yitwa helium. Helium no kuvuga ni proton ya hydrogen ibiri unstable. Muri chemistry. Muri chemistry. Niyo mpamvu ushobora kuba imeze nka essence ishya ariko itarangira. Iyo nayo bayifite amakuru barabuzavera. Ariko isi yacu irira byari ibintu byinshi bidutunguye tudafite amakuru. Ariko icyo mbaza, what happened to the world? Byagenze bite? Hari igihe twabonye ibya Meteo, abafilozofe bakomeye bo mu myaka siècle de lumière, ya enlightenment, batangaga amatheory menshi agenderwaho kugeza n'uyu munsi, kugeza niyo tuvuze kuri communism dutanga ingero kuri ba Karl Marx, kugeza ubwo tugeze ku birebana n'imibanire y'abantu dutanga ingero kuri ba Montesquieu b'Abafaransa. Niki abakera nibo bari bakomeye kuruta ubu. Iyo abantu batanga ingero bajye cyane mu bakera, abo bimeze bite? What happened to the world? Cyangwa ni ya conflict of interest? Abo barakomeye n'abakera bari bakomeye, haga abakera bagakoma muri batwebwe twari dukomeye kuruta abangabo. Urumva buri gihe kigira igihe cyacyo, buri vision ibyayo. Ariko reka mbaze nguhereze mu bintu byishe invention. To invent, kuvumbura, to explore, education irimo. Education yabisambaguje, abantu ntibagitekereza. Niyo batekereza kimwe. Oya, urebye abantu bagurisha ibiryo byanyuze mu nganda, nibo bateza bafandinga ubushakashatsi mu makaminuza 3 akomeye ku isi: Harvard, Oxford, hamwe na University of yo muri Amerika. MIT, Massachusetts, niho buriya Massachusetts ni Harvard. Ndavuga yo muri California, yahoze ari aba Black, yo Kamala Harris. UCLA. No,
abo bantu bakora ibyo biryo nibo bishyura abo baporofeseri bo muri ayo makaminuza baduhereza ubushakashatsi. Nabo niyo mpamvu usanga ubushakashatsi bwabo ari ubwo gushyigikira ibiryo bya za nganda zakoze ibiryo yuko biri safe kandi bitari safe. That's corruption in research. Ni corruption. Umuntu umeze utyo urabona hari ikibazo cya education system yishe ubuvumbuzi, hari n'ikibazo cya capitalism, guharanira inyungu byatumye bica imbaraga guharanira ubumenyi. Uzi ngo uri smart muri iki gihugu, very smart in philosophy, ibintu byose ubyumva biroroshye yuko ukena. Somebody who is dumb, stupid agakira kandi akanagutegeka. That's the effect of education system and capitalism. Iyo bihuje ntabwo ushobora kuba umuhanga. Kuko n'ubu urebye n'iterambere n'ibi byose dukora, ubona umukire waguhaye akazi ashaka akazi ukora, ntabwo ari uko avaluinga your input. Ndaguha urugero ku maradiyo mu Rwanda, noneho reka ngarurike iwacu. Abantu barekrita ngo bagera audience ikurikiranye ibyo bavuga. It's bullshit. It is selling. Very bullshit. You see, it is selling. So it's not value addition. We are looking for customers. Ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo uyu muntu arazana iki on table cy'ubumenyi icyo yakungura sosiyete. Oya, uyu muntu naho gusa yakora ikiganiro cya call in kubwira buri muntu ngo aririmbe. Just a call in ko abantu byibuze abakozi bose bo mu rugo n'abanyonzi n'abandi bantu bari we bumva. Kuri we iyo mibare ya listenership nayiteranya nkagira ikigo akagaragaza ubureka cyangwa RDB publicity bayimuhereza, so ni inyungu. Ni inyungu kandi uburyo duharanira izo nyungu, we go as far as naho wowe wakwitesha agaciro ariko we bimuzanira inyungu. Naho wajya on radio cyangwa TV, you take off your pants ukambara ubusa, ariko aba viewership bakabesha akunguka, wowe ugahasebera ntacyo bimutwara. Abantu bakakunyuzamo ijisho ko nta kintu kibereyemo ariko amafaranga akaza. Uzi ibi bavuga byatenga by'urubyiruko gushyira ubwambure bw'ubusa bwabo n'amavideo, ni ikintu kimwe gusa, aremera to sell the dignity for money. Umukobwa wenyine akaba ariwe ubyishyirira hanze kandi akaza kubera ko turi muri society conservative, akazana uburyarya buvuga ngo ababikoze Imana izabahane iki, kandi abirimo niwe wabishyizeho. Nuza mu byo mu Rwanda byo biraba ikibazo, bimaze kuba too much on the streets. Ariko ni ikibazo morality decay, capitalism. Umuntu aremera akajya kubyina yambaye ubusa kuri TikTok kugira ngo abone aba subscribers, TikTok imwishyure. I predict in the next 10 years muri iki gihugu, nanjye mbe nka Meteo, jewe reka predicting morality. I predict in 10 years umusore uzaba udafite miliyoni 10 zo guspendinga on a girlfriend, bizaba bigoye cyane ko abona a girlfriend azikura ku isoko. True that. Kandi imyaka 10 ni myinshi by the way. Kuko hatangiye kuzamuka narrative y'abakobwa basebya abandi. Ibyo byo minkundo muri ibiki. You just need to have fun and get rich. That is ikibazo cya capitalism kuko ikomeza kuzamuka, yica icyo twita moral decay. Now yica morality, izana moral decay. Now ikintu tugomba gukora ni sisi niba ari kunkurikira 5 kuri 5 yo ntavuga ameze nawe bandi kumva. Nukuvuga ko rero
capitalism yishe yazanye cyitwa morodike, umuco utakara n'ubumuntu. Ubumenyi bushingiye ku improve, ubumenyi no kuvumbura bishingiye kuri improvement of lifestyle. And buriya abantu bose b'inventinze ibintu n'iki, ba Newton, ntabwo bashakaga kumenyekana cyangwa amafaranga. Uburyohe n'ubwiza bwo kumenya, enlightenment. Niyo mpamvu bashize n'umuryango w'abantu bari enlightenment. Le philosophe de Rimwe. Yes. Ariko ni naho haturutse n'abarokafera, nibo baturutse Ba Edison. Thomas Edison w'inventinze electricity. Yego. Bari bayirimo n'abariya bubatse White House baba Freemasons. Freemasons yari igizwe n'aba engineers, philosophers, abantu bakomeye cyane who find beauty mu buvumbuzi. Ntabwo babonera ubwiza mu bintu bigwijeho. True. Uko umuntu arushaho guhereza agaciro ibyo yigwijeho, niko arushaho kubibura. Ariko that is a massive issue, kuko abantu benshi muri iyi minsi bari kumindinga cyane nk'uko umaze kubitubwira icyo bakuramo. Niyo mpamvu muri iyo myaka 10 ushatse wakongeramo n'ikindi, turaza kubona amacounts menshi kuri OnlyFans y'abana b'abakobwa n'abana b'abahungu. Urumva ikintu gihari nk'ubu muri icyo kintu noneho cya moral decay, immorality, uburyo ubona asigaye hari urubyiruko rutitaye ku ndangagaciro n'umuco, yiteguye no kwiyambura dignity to get money. Iyo society ntabwo ishobora gukunda ubumenyi. Iyo society, abo bantu nta nubwo bakurikirana iki kiganiro. Kandi naho bagikurikirana bashobora gufata akantu k'amasegonda 5 aho natezweho cyangwa kajyanye n'ibyo bashaka, akaba ariko bakata bakagashyira kuri TikTok bakagasharinga. Society iharanira inyungu ntabwo ishobora kuvamo abashakashatsi. Abashakashatsi, the lovers of knowledge, bakunda ubumenyi cyane. Gukunda ubumenyi bizana umucyo utanga umunezero utagira akagero. Urakoze iki kintu kukivuga usize ukuntu tukigezeho. Kugira ubumenyi, kugira a critical thinking and researching and wanting to know. Uko urushaho kumenya niko urushaho kumenya kutazi, kandi uko urushaho kugenda ugira ubuvumbuzi n'ukuntu ukurikirana mu bushakashatsi bwawe, ni nako urushaho kwishima no kumurikirwa n'umucyo w'ubumenyi. Uwo mucyo uragenda ukagushimisha. Niyo ubonye ibyo urya n'ibyo wambara ukaryama, uba wishimye. Ikintu cyishe ubushakashatsi n'ubuvumbuzi ku isi ni ibintu bitatu. Ikintu cya mbere education system, icya kabiri capitalism, icya gatatu kidakomeye cyane ndashaka kukivuga ariko gakivuga nyigusobanuriye: idini. Here we go. Tugeze aho ruzingiye. Idini. Idini ritanga ibisubizo, bakanakubwira yuko ibyo utazi Imana irabizi. Ugomba kwizera Imana. Therefore nta mpamvu y'ubushakashatsi. So biguha comfort. Biguha comfort. Icya kabiri, idini rigira abantu abanebwe.
idini rirakumugaza mutwe ukaba nk'umuntu ugendera ku kagare kandi mu by'ukuri utwaye imodoka. Idini rituma profesa ufite PhD wanditse ibitabo n'ibitabo ku cyumweru pitagurikira ku cyumweru ugasanga ashoranye n'abandi ngo bari ku munsi ngo w'amashami. A PhD holder. Religion is bad. Like, tuzajya mu ijuru cyangwa Mariya mutagatifu udusabire. Religion, a PhD holder, umuntu twitezeho ubushakashatsi ari muri mashami. Umuntu twitezeho impinduka zo mu myaka 10-20 iri imbere. For generations. Dufite ikibazo cy'abantu bakora kugira ngo improving their lives. Ya capitalism barongere gisubireho. Ariko ntabwo buriya reka ngubwire ibintu byinshi abantu bakora. Reka noneho garuke nivuge ko mumbabarire nubwo nafite ibyo nivugaho bikomeye. Bino biganiro n'ibyo mvuga ubu ngubu nona ndabizi hari abantu benshi mubikunda kandi ndabashimira. Ariko si mwebwe gusa target audience. Na nubwo ari amaramuko nabikuramo. Teaching the next generation. Gutanga umusanzu wawe wo kugira ibyo uhindura uko igihugu kizaba kimeze mu myaka iri imbere. Uri guhindura imitekerereze y'abantu. None bategura the next generation. N'abantu bamwe mutazikanga mu mateka bamvuze. Nyamara muri generation yanjye batarabiboraga ko very important. Education system, the advancement of capitalism and religion. Bavandimwe reka nkubwire pira wongere uhuguke gato. Niba hari ikintu kibi cica purity n'ukuntu umuntu ateye. Urabona umuntu ukuntu ateye, Imana yamuhaye ibyangombwa bimuzanamo ubumenyi. Yego. Ariko religion urabona aya mazi uko ameze, ishyizemo udutaka dukeya amazi arandura. Umuntu ari pure, avuka ari pure. Umukize in a good environment akura ari pure. Yihutira gushaka ubumenyi. Bibiliya iravuga mu bigani ngo umwana wanjye wihatire kugira ubumenyi no gushaka kumenya. Ngo kuko bizakurinda umutego w'umubi. Ngo no kugwa mu mutego n'impumyi. Arasa neza pe, ari pure. Ikigaragaza amazi ko ari amazi ari pure, agomba kuba atagira couleur, nta nubwo agomba kuba afite test. Amazi ari pure ugomba kuyasomaho niwumva icyanga. Inodore nta odere, nta humura, ntabwo ahumura, ntacyo wumva mu kanwa, nta nubwo wavuga ngo ni ibare rinini. Icyo nicyo kiranga amazi meza. Umuntu aba ari pure kugeza religion yishe. Hari abavuga se ko babona salvation muri religion. Navuga ati natakaje imyaka yanjye y'ubuzima myinshi, nabonye agakiza ngejeje imyaka 30, nibwo haje light mu buzima bwanjye. Agakiza ntabwo ari religion. Ubu twicaranye hano igira neza. Uko twicaranye hano wakwakira agakiza, kandi ntabwo bigusaba guhindura imyenda, bigusaba guhindura idini, bigusaba kugira iki. Right now wakwakira agakiza, kandi uwo mucyo wa spirituality ukakwinjira, ukaguhereza purpose and the direction of your life. That's not a religion.
it's life changing philosophy, it's a lifestyle. ni ubuzima busanzwe. iyo ubwo buzima iyo watangiye kubwubakira idini ugashaka abayoboke wabyise idini, iyo watangiye kubishakira inyubako ugashaka abayoboke wabyise idini, turabyara. Muga, reka dusoze kuri iki kintu. Hari igihe umuntu ama prediction umuntu akora, ibyo byose uvuze, ibyo uri gukora, ibyo uri gutekereza, bitabo uri gusoma, amashuri uri kwiga, abantu muhura, mindset ufite, umuntu ashobora kuvuga ati uno muntu I predict ko ari kugana muri iyi nzira, nimba ari kujya mu biyobyabwenge, ari kujya mu bintu bimutakariza icyizere, I predict ko uno muntu agomba kuba ari muri iyi nzira mbi mu myaka 3 iri imbere. Iyo urebye what we have now, abantu dufite, isi, u Rwanda muri rusange, turi kugana hehe mu minsi imbere ihari? Ubumenyi buke, iyo capitalism uvuga, kuzamuka kw'amadini, abantu kugenda muri iyo nzira, where are we headed? Globally hari ikibazo mu buryo buri global. Heading. Sinzi ukuntu bibwira abantu bakumva. At the global scale hari ikibazo. Ku rwego rw'isi muri rusange hari ikibazo. Kandi ibibazo bitatu bihari birakomeye. Hari ikibazo cy'ubukungu. Ubukungu buzakomeza kubakwa no tubushyiramo imbaraga, ariko ubukungu buzakomeza kuba ikibazo. At the global statistics y'iterambere ibikira, ariko uko tugira ibibazo by'ubukungu n'impamvu zituma habaho ibyo bibazo by'ubukungu, tukagira some excuses, ibiza, indwara, ariko ibyo bibazo bizakomeza kwiyongera. Ubukungu buzakomeza kugira akabazo, ariko n'abakire bafite inyota yo gukira bazakomeza gukira cyane. ubwo naya gap izakomeza kubaho. Ibyo bizakomeza guteza amakimbirane, intambara ntabwo zagabanuka. Ariko iyo tumaze gukora isesengura ry'imyaka 100 ishize, tumaze ni ubwa mbere kuri iyi si habaye ikinyejana gifite intambara nkeya ku isi mu mateka y'isi. Ibyo byatewe n'iki? Ya advancement y'aba bashakashatsi ba kera. Second World War mu myaka 100 ishize, ariko izi ntambara zariho kera zari nyinshi kandi zikaga abantu benshi. Murabona ibintu bya UN twirirwa dutuka, byibuze hari aho abantu abayobozi bo ku isi bashobora guhurira, base aho basangira igikoma. Hari igihe kimwe batari bahari, hari igihe kimwe intambara zabaga ziri ku isi ari icumu, inkota n'imyambi. Ingabo zasakirana akaba ari inkota ku nkota, umuntu mugenzi wamwegeranye. Intambara ziri ahantu hose ku isi, kandi ubwami bushaka gukuraho ubundi bwami. Iyo dukoze imibare y'isi yose, tumaze a good millennia hafi itari ifite intambara nkeya. Century dufite intambara nkeya. Ariko ikibazo gihari, ibibazo by'ubukungu turi bwo kubona ku isi biriyo bishobora kutuzana mu nduzi. Kuko ngo intambara twagiye tubona zari intambara y'isi ya mbere yari intambara nakwita, urayibuka? Ndayizi cyane rwose. Yatangijwe n'iki? No kwica mu gikomangoma cyo muri Austria. Akoze immediate cyatumye iba, ariko hari ibindi bibazo byinshi. Yabaye nka spark. Okay, iya kabiri y'isi yatangijwe n'iki? Na invasion of Poland ya Hitler. Okay, good. Iya mbere muri uwo icyo gikomangoma cyapfuye nuko byari ibibazo by'amalliance. Iya kabiri byari ibibazo bya invasion no gushaka gukomera kubuheza ubwa politike y'ubuhezanguni. Izindi ntambara zihari zari intambara z'ubukungu.
byibuze muri iyi century yacu. Izi ntambara zose mubona, tuno tunambara duhari, utunambara tw'ubukungu, ntabwo ari intambara za politike yindi. Nubwo abazi kotuma izo ntambara zibaho bafite ideology ariko hari ubwoba ko bishobora kuburasitinga bikavamo a way bigger war. Intambara nini cyane, ushobora no kuba intambara iri mu zikomeye cyane zaba ari mu ntabwo mateka bishoboka, kuko urumva kuko bafite ibihe by'intambara zikomeye byararangiye, kandi ibintu ntibijya bihinduka, mujye mubyemera. Hari ibihugu byinshi bitunze intwaro za kirimbuzi. Ibyo bihugu nta cyakwibeshya ngo gitere ikintu, kuko nurimbura iwanjye nanjye ndakurimbura, isi irangira. So ubwo ninde se uri butsinzi? Ntabwo ntekereza ko isi yari yageze aho itunga abayobozi babiyahuza, kandi uko abantu benshi bazigira niko barushaho kubona imbaraga. Ikindi, turi muri generation y'aho umuntu asigaye pursuinga a cause ishingiye ku gushaka justice ikumvikana. UN yemeye ibi nabo bamaze kubona yuko ibintu bya security council bidakora. ni scam. Ni scam. Ariko that was a very important scam. Exactly. Kuko UN bigezaho aba veto powers ubwabo nta kintu bagikora, kubera ko bafite inyungu zabo. Buri muntu aba afite power iri mu veto wing, kandi nabo ubwabo ntabwo bumvikana. uretse ubwo yose wayiyobora ute? Kandi security council nicyo ishinzwe kuyaga managing ibibazo bijyanye n'umutekano ku isi. Ubwo nuko managing ibyatezwe n'ibindi bihugu bitari muri ibyo bitanu bifite veto powers, kandi ntabihari. N'ubundi abateza ibibazo nabo ngabo ni China, n'Ubushinwa, n'Amerika na icyo nicyo kibazo rero. Imbere ni heza, ariko hari ibibazo by'ubukungu. Dufite ikibazo, nimvuga dufite ikibazo ndiho ndavuga abo twumva kimwe ibintu byo kureba imbere. Dufite ikibazo cy'ibiryo bizakomeza kuba bike, ndetse amazi ashobora kugabanuka. Ihinduka ry'ikirere rizakomeza kurushaho kuba ribi. Ibiza bishobora kuziyongera. Ariko nanone ubuvumbuzi bugomba kurenga ikoranabuhanga mu itumanaho cyane rwose. Hakaza ibintu byinshi. Hari proje yo kuvanga umuntu n'imashini. Iyo proje igeze kure. Kuri ngo bashyize kuvanga umuntu n'imashini, akaza ari half human half robot. Tukinihansinga ubwonko bwawe. Yavuga tubishe Rimwe. Biriho birakora. Japan biriho birakora, Singapore biriho birakora, mu bihugu byinshi biriho birakora, no muri Amerika barabikora nuko babibahisha, ariko barabikora. Abasirikare benshi bari enhanced uburyo muri communication mu mutwe we chip hari rira communicating na satellite aho uri hose. Ntabwo wanagambana bahita babibona. Bariho, this is a technology ziba zihari. Ariko na invention ikomeye, no artificial intelligence bigeze bayitekereza. Artificial intelligence buriya ni good invention, ariko duteye ubwoba. That's too much power for a machine. Izirengeje twebwe abazikoze. Zirarenze. So ubwo urumva rero twaruziga control. The good thing is fata umuntu, fata na artificial intelligence ubivanga. Enhancing, teza imbere ubushobozi bw'umuntu gushobora kumenya akoresheje ubwo bwenge bw'ubukorano, ubuvange n'ubwenge bwe bwa muntu, agira imyumvire irenze, uburyo kumuhereza imibare ngo 15,000 wongera 15,000 ugabanya abantu 13, ntabwo ari ibintu umutwe w'uhutu computer yihuta ibikora vuba cyane, robotika. Ibyo bigakemuka, ariko umuntu agashobora to save that. Aho niho turi bwo kujya. Niho turi kujya. Muga, reka ngushimire no kuri. Urakoze cyane. Uratwe enlightened. Me included. Thank you so much.